Karasira yari atunze miliyoni 100. Ari z'amafaranga umusore utaragira imyaka 50. z'amafaranga miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Karasira akaba yararoswe. Yes, twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikira abakunzi bacu, Imana ibaho umugisha. Muri studio za Byishimo Official n'Umucyo Media TV turabasuhuje, ndi kumwe na Byishimo. Byishimo, umeze neza? Turashima Imana. Nagira ngo rero tuganire kuri runo rupfu rw'umusitari, urupfu rwose rurimo kuvugwa cyangwa se rwavuzwe cyane kuri social media rwa Karasira. Ejo baramushyinguye Karasira, ariko byaramarira cyane cyane. Nk'umusesenguzi, uru rupfu rwa Karasira warwakiriye ute? Urupfu rwa Karasira rwarambabaje. Karasira urumva yari akiri mutoya, imyaka 48, ntabwo ari imyaka myinshi. 48 ndibwira, ntabwo ari myinshi. Karasira apfuye adasize umwana. Biranababaje kuba umuntu yagira imyaka nk'iyo 50 agapfa nyine adasize umwana. Karasira mbese mu by'ukuri ntabwo nzi uburyo nabivuga, ariko Karasira nyine Imana imutuza heza, na bamwe mu muryango we baba bakiriho, dore ko abenshi nk'umuryango wa bugufi nabo batagihumeka, ngira ngo hasigaye murumuna we gusa. Nabo Imana ibahe kwihangana. None se ko abanyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru byavuze cyane ku rupfu rwa Karasira, ubundi ubona urupfu rwa Karasira intandaro ari nk'iyi? Biragoye cyane kugira ngo abantu bemere wenda ibyo umuntu yavuga ku rupfu rwa Karasira, kuko urupfu rwa Karasira rwavuzwe mu bice bibiri. Yego. Hari igice cy'abantu twavuga ko ari abantu nyine bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Bavuze ko twagendeye ku makuru twahawe n'urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza, rwavuze ko Karasira yanyoye imiti irengeje igipimo y'uburwayi bwo mu mutwe, biza kumuviramo urupfu. Noneho twe twagendeye kuri ayo makuru, kuko ubundi iyo nta n'andi makuru ufite, ubundi ugomba kugendera kuyo ubwiwe. Hari abandi bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, basanzwe bamenyereye gufata buri kintu cyose kibaye mu gihugu nk'intwaro bifashisha mu kurwanya igihugu, haba mu kugisebya mu ruhando mpuzamahanga n'ibindi. Bavuze ko Karasira yishwe bifashishije ingero zimwe na zimwe, bavuga ati gute umuntu apfa ku munsi wo gufungurwa, ariko burya n'uwo gufungwa ushobora gupfa. Sibyo, kuko nta itariki y'umuntu yo gupfa ntabwo izwi. Burya umunsi wo gufungwa ushobora gupfa banagutwaye ugiye gufungwa, ukagwa mu maboko y'abagiye kugufunga nta n'icyo bagutwaye. N'umunsi no muri gereza wapfiramo, n'umunsi wo gufungura. Nta munsi n'umwe ubaho, cyangwa itariki cyangwa ukwezi cyangwa isaha cyangwa umunota cyangwa isegonda umuntu atapfiraho. Njyewe rero hari icyo nabonye nitegereje, ntabwo nigeze mvuga kuri izi nkuru z'urupfu rwa Karasira, ariko kimwe mu bintu nabonye, ariko nanone ntari buze gushinja ngo mvuge ngo ni ukuri, tuba dushyize amakuru kugira ngo abantu bose basesengure bumve. Kandi niba hariho n'abandi bantu bashobora kuba bafite ikibazo nk'icya Karasira, bamenye ko nabo bashobora kuba bugarijwe n'urupfu. Kubera iki? Ntabwo natinya kuvuga ko mu rupfu rwa Karasira harimo amarozi. Ntabwo natinya kubivuga ko hashobora kuba harimo antendingi y'abarozi, harimo ubwitabire bw'umurozi. Urugero, Yego. uva kuri telefone unyumve turebane, cyangwa se ikiganiro ugifunge. Yego. Sibyo? Urugero, Karasira yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yego. Icyo ni icya mbere. Ngo ndagira ngo munyumve neza intandaro, nge ibyo shingiraho mvuga ko Karasira yarozwe. Kandi urumva iyo bavuze ngo umuntu yararozwe ubwo aba yarishwe.
sibyo aba yarishwe aba yarishwe kandi buriya umurozi ashobora kukuroga ikintu we ashaka kukuroga nyine ashobora kukuroga ikibyimba ashobora kukuroga ikintu runaka kikakwica. Karasira yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1991. Karasira yabuze abe na kane mu 1994. Karasira yabuze abe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. yego mu bo yabuze harimo umuryango wose wose uretse we n'abavandimwe be bakeya ndetse n'ababyeyi be bari barokotse. yego noneho Karasira nyuma ya jenoside gato n'ababyeyi be baza gupfa. Urupfu Karasira yegeka ku Nkotanyi ariko nyamara nta perereza ryigeze rikorwa buriya muri 1994 kuza ukageza nko mu 2000 muri iki gihugu abantu bari bagipfa, harimo abacengezi, harimo interahamwe zihishe, bari bakica abantu bari bakica abantu mu midugudu y'abarokotse, interahamwe zikihagaba ibitero, abantu bagitaha bava ku kazi abacengezi bakabica. Ntabwo dushobora kwemeza urupfu rwa papa wa Karasira na mama we wabishe. Ariko Karasira mu mahitamo ye afite abarwegekaho. Noneho Karasira ubwo ndi kujya nerekera ku kintu ngewe ndeba nkavuga Karasira ashobora kuba yararoswe. Karasira yize kaminuza, yego ni umwe mu bantu bize kaminuza hambere i Butare. Arayiga kaminuza arayirangiza. Arangije kaminuza Karasira abona n'akazi keza, aba umwarimu muri kaminuza. Uranyumva neza? ndimo kukumva. Uranyumva neza? yego Ibyo bintu byose Karasira arabikora. yego Afite na murumuna we witwa ngira ngo ni Aimable Karasira. Karasira ibi bintu byose abirangije ni mwarimu muri kaminuza. yego Karasira ahitamo kwifatira drogue, yego afata ibiyobyabwenge. Karasira atangira gusebya ubutegetsi bw'igihugu, avuga ko nta kintu ubutegetsi bwamumariye bw'igihugu kandi yari mwarimu muri kaminuza. kandi ni mwarimu muri kaminuza, ariko akavuga ko leta nta kintu yagize gute ubwo se yigishaga asa adahembwa. niba umuntu ugeze ku rwego aba umwarimu muri kaminuza akiga kaminuza nta kintu leta yamumariye, ubu njyewe navuga iki? Akigisha no muri kaminuza nk'umwarimu ntabwo yahembwaga. Karasira yari afite ibihumbi by'amayero n'ibihumbi by'amadolari, yego miliyoni 100. Mu gihe Karasira yari azitunze zari zirimo nka miliyoni 1 y'idolari. Umuntu ufite miliyoni y'idolari yemerewe kuba mu gihugu cyose ashaka hano kuri iyi si. Uranyumva neza? yego Ni ingwate watanga i Buraya bakaguha viza ukajya gutura i Buraya. Wayerekana muri Amerika ukayashyira kuri konti yo muri Amerika bakagusinyira bati ngwino wewe nta kibazo tugufiteho, ntabwo uzaturushya. Miliyoni 100 n'ibihumbi by'amayero n'amadolari. Karasira bamufashe ajya gufungwa afite 17,000 by'amayero, ngira ngo ni 10,000 by'amadolari. Ni amafaranga menshi. Karasira ntiyari wenyine, yari afite murumuna we bavukana kuri papa na mama. Urabyumva neza? Karasira biza kugaragara ko Karasira yabaye nk'umuntu utaye umutwe. Urumva? Za kumera nk'umuntu utaye umutwe. Ibi byose iyo nge mbisesenguye yego nkagaruka, Karasira aza kuza kuri YouTube. Yiyizira kuri YouTube, aza ku mihanda,
aza kuririmba, ni uburenganzira bwe, Karasira urumva urwego yari ariho. yego Karasira Imana imutuza heza, yego kandi n'umuryango we bakomeze kwihangana. Karasira yari afite murumuna we bashobora kwicara bakaba bajya inama, bagakora bakareba business. uburyo bakira ibikomere, cyane cyane ko buriya ibyago bigwirira abantu, ariko iyo hiyongereyeho n'ubukene, bya byago bigira uburemere busumbije ubwo byari bifite. Ibi ngibi ntabwo abantu bashobora kubyumva. Iyo ugize ibyago ukaba wararokotse jenoside, ukaba uri incike, ariko hakiyongeraho no kuba ukennye, ni ukuvuga ngo bya bikomere bikubabaza inshuro zikubye, hakiyongeraho no kuba udafite aho uba, hakiyongeraho no kubura uko wajya mu ishuri. Ibyo bintu byose aba ari nk'akaga kaba kari kugenda kagwirira ubuzima bwawe bwisumbuyeho. Hari amwe mu mahirwe Karasira yari afite rero, ni uko yari afite murumuna we, ni uko yize, ni uko yari afite n'amafaranga. Aya ni amahirwe. Ibi Karasira yashoboraga kubyifashisha iyo aza kuba muzima, yari bubyifashisha agashaka uburyo ashobora gukira ibikomere, cyane cyane ko ntabwo kese ya Karasira ari we wenyine uyifite muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari we wenyine. Mu buhamya bwo mu gihe cyo kwibuka tubona abantu benshi akubwira ati papa na mama barapfuye, abandi baburiwe irengero. Hari abo twabonye imibiri yabo, hari abo duherukana dutandukana, duhunga, tutazi ngo baguye aha. Akakubwira ati ni njye njyenyine usigaye. Ariko akavuga ati muri uku kuba nsigaye naratwajije ndiga, ntabwo naheranywe n'ibikomere n'ibibazo. Majije kwiga ndangiza amashuri, niga kaminuza, ndangije kaminuza ndashaka, ubu mfite abana. Iyo nicaranye n'abana banjye mu rugo, ngerageza kubwira ubwonko bwanjye ko ari abana banjye, bakaba na barumuna banjye, bakaba na bashiki banjye. Aba ni abantu, ni ubuhamya na Karasira ubwo yagendaga yumvana abantu, ku buryo yari afite izindi nzira yanyuramo zo kwiyomora ibikomere zitari izi nzira zo gusebya ubutegetsi no gushaka kugumura abanyarwanda, ku buryo byanamuviriyemo gufungwa. Gufungwa byamuviriyemo kononekara cyane ku bwonko, kugeza ku rwego uburwayi bwe bwo mu mutwe bwamugejeje ku gipimo cyo kugira gute, cyo kwiyahura. Abantu benshi bashidikanya ku kwiyahura kwa Karasira, ariko nyamara ushingiye ku ngero z'ibyo Karasira yavuze atarafungwa, njyewe ntabwo nshobora gushidikanya ku kwiyahura. Icyambere, yarabyemeraga. Karasira yavuze ko ikintu cyiza Imana yaremye ari urupfu. Aya magambo ngira ngo ni ibitekerezo bye, ariko mu bantu bazima bariho nta muntu wasinya ngo avuge ko urupfu ari ikintu cyiza. Karasira yavuze ko yasomye ibitabo byinshi, areba n'amafilime y'Abayapani n'abandi bantu bigisha ibintu byo kwiyahura, ariko ku buryo umuntu atanyura mu buribwe. Nyine ngo ashakisha uburyo yabona uburyo yakwiyahuramo, ariko ntazumve ububabare, utababaye. Icyo ngicyo uracyumva. Karasira yavuze ko aziyahura. Ibyo bintu yarabivuze, aravuga ati ngiye mbona uko bizagenda kose nzagera gute. Ibyo bintu yabivuze nta dosiye aragira muri RIB, mu bushinjacyaha no mu bugenzacyaha no muri pariki. Karasira yari akidegembye. Karasira avuga ko umunsi we wo gupfa ngo ari wo munsi yumva ashobora kuzishima, cyangwa ari wo munsi mwiza abona mu buzima. Sibyo?
nta magambo Karasira we yivugiye. yego yarabivuze rwose. Nta magambo we yivugiye, ndetse anavuga ko mu rupfu rwe abantu badakwiriye no kuzamuririra. Ibi bintu byose yarabivugaga kubera uburyo showbiz tuyigira nka busy show, aba ari business nyine, abantu bakabifata minenegwe. Ariko nyamara umuntu yaramajije kwangirika mu bwonko, abantu bakumva ko ari umusitari ariko ufite ikibazo. Yego Emi, ndagira ngo mbwire abantu yuko ibibazo byose wahura nabyo, ubundi iyo uri muzima ugomba gufata ingamba z'uburyo wikingira urupfu. Yego Mbese ibyo uburyo wirinda gupfa cyane rwose. Ibibazo byose wahura nabyo rwose, ibyemezo ubundi umuntu muzima afata ni ugushaka uburyo bitamuviramo urupfu kugira ngo akomeze kubaho. Kuko intego y'ibibazo duhura nabyo, burya intego nyamukuru yabyo biba bigambiriye kugira ngo bitwice, kandi ntabwo bishobora kukwicira rimwe, bibanza kukwica uhagaze. Aho abantu benshi mu bibazo bafata ibyemezo byo kuba indaya, abandi abasinzi, abandi bakina. Ibi bintu Karasira siwe byabayeho wenyine, na murumuna we Aimable Karasira nawe yahuye n'ibi bihe. Yararangije kaminuza, nawe aza kuba umuntu unywa ibiyobyabwenge, kugeza ubwo bamujyana muri bya bigo by'inzererezi by'abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Urumva ko ari ibibazo bikomeye. Ibi rero iyo mbisesenguye, yego Karasira iyo aba muzima mu cyo yari gukora, niba mu Rwanda hari ibintu yabonaga bimubangamiye, Karasira yari afite ubushobozi bwo kumutuza mu gihugu cyose akeneye hano mu Rwanda kuri iyi si, kuko yari afite amafaranga erega miliyoni ijana n'amafaranga menshi. Yaranize kaminuza azi kuvuga neza Igifaransa n'Icyongereza n'Ikinyarwanda. Ntabwo yari umuntu woroheje. Yashoboraga kujya i Bugande, yashobora kujya i Burundi, yashobora kujya i Buraya, yashobora kujya muri Amerika, kandi ntiyigeze avuga ko yaba yarashatse gusohoka igihugu bakamwangira. Aha rero iyo nge nsesenguye ibi bintu byose, ndavuga ngo Karasira yararozwe, kandi ubu burozi ni uburozi bukomeye butari ubutamika. Abantu rero hari igihe umuntu akurikirana umuryango akawuroga, none abantu bakajya bavuga ngo umuntu yahuye n'ibibazo, ariko banza urebe ntabwo ari we wenyine. Hari n'abagize ibibazo birenze ibyo Karasira yagize, bafata ingamba. Ni igiki cyananije Karasira mu bwonko? Aha niho mbonamo interivasiyo y'umurozi. Noneho ibi bintu Karasira ashobora kuba ari ibintu yarozwe n'abantu nge ntazi, bakamuroga kuriya gucanganyukirwa, noneho bikuririra ku bihe yanyuzemo, Karasira agata umutwe kugeza ku rwego imbaraga y'umurozi ishobora kukuyobora kwiyahura. Hari abantu benshi biyahura, kwiyahura barabiroga. None abantu bakaba barareberaga, nyamara umuvandimwe wenda iyo aza guhura n'abantu b'Imana bari bunamusengere agakira. Ngewe ibyo nibyo ndavuga. Icya kabiri, byaranashobokaga ko yashoboraga no kuvuzwa. Buriya hariho ibintu badashobora no kuvura indera. Niba hari mu kuboko k'umurozi, biba bishaka nyine ubuvuzi sibyo butanyuze mu binini. Kuko niba umuntu yarakuroze mu mwuka, haba hakeneye undi muntu wakuvura mu mwuka. Ngewe rero aha niho navuze inti, ariko urumva ntabwo nge ndi gushinyagurira Karasira, sorry. Hari abantu uko abantu bavuze ibitekerezo byabo, niko nanjye bamshyize hanze ibyanjye. Ntabwo nge nemeranya n'abantu bavuga ko Karasira yishwe. Yego. Kubera ko nta kintu kigaragara yaba azira. Burya kugira ngo
leta ifata icyemezo cyo kwica umuntu niyo yaba yarishwe n'umuntu waba waramwishe n'umuntu wamwica ku giti cye aho kugira ngo leta ifate icyemezo cyo kuvuga ngo uyu muntu yicwe ni umuntu uba ugiye kubangamira leta cyangwa se kubangamira ubutegetsi. Leta yica umuntu ku nyungu nyinshi z'abenegihugu, sibyo? Bakavuga ataho kugira ngo umuntu ateze ibibazo bishobora kugira ingaruka kuri miliyoni 10, leta ishobora koko leta ari yica uwo muntu ashobora kwicwa. Ibyo bibaho, leta zirica, Amerika irica, Ubufaransa burica, Israel irica. Kubona leta idashobora kwica umuntu n'ibintu wabaye ushaka gusenya ubumwe bw'abenegihugu cyangwa umudendezo w'igihugu. Kenshi uwo muntu leta iramurwanya, kandi uburyo imurwanyamo iyo acunze nabi, kubera ko nawe umwuka uba umurimo ari uwo kwica, bishobora kurangira uwo muntu bimuviriyemo urupfu. Ntabwo mbona Karasira rero mu banzi b'u Rwanda ushobora yewe ubuse Karasira yapfa Ingabire akaba akiriho Victoire, gusa sariho rwa mugore n'abandi bariho. Ntabwo njyewe mbona Karasira ko yaba yarishwe, kuko nta mpamvu nyirizina. Hari n'abantu bavuga amagambo aruta ya Karasira, sibyo? Karasira se icyambere, Karasira ari umurwayi wo mu mutwe. Ntabwo ndetse urumva ntabwo ari muzima, bisobanuye ko n'umuntu ari umurwayi wo mu mutwe nyine. Ntabwo agengwa n'ubwonko bwe, abagengwa n'izindi mbaraga kuko bavuga yuko ngo yafashe imiti myinshi irengeje urwego yafataga. Bivuze ngo yari afite n'ubundi kibazo kiri hejuru mu bigendanye. Oya, Karasira reka tujye ku magambo ye yavuze mbere. Ayavuga nta dosi yaragira, yavugaga ko aziyahura. Kandi n'aba bantu biyahura iyo mumutabaye mukamurokora arongera akiyahura. Niyo mumutabaye, amaherezo iyo hatabayemo ubutabazi ngo uyu muntu bamuganirize banamuvuze, kuko kwiyahura ni ikintu umuntu ashobora kukuroga, ni ikintu nanone gishobora kuba muri karande. Yego, kandi ibyo ni ibintu bibitse mu mwuka. Haba hakeneye abavuzi rero haba hakeneye abavuzi bavura mu mwuka. Abo bavuzi bavura mu mwuka rero bakoresha ijambo ry'Imana. Nicyo kintu kiri mu mwuka, bashobora kugusengera, bakagusomera ijambo ry'Imana, bakakubohora muri izo mbaraga. Babyita deliverance, umuntu akabohoka. Muzumva abantu bakijijwe atanga ubuhamya akavuga ati gutya na gutya na gutya. Ibi rero ubwo bivuze ngo kiriya cyemezo cyo kwiyahura ubundi Karasira ejo bundi yagifashe kera, ahubwo yagira ngo ashyire mu bikorwa ibintu birangire. Ashobora kuvuga ati njye ntabwo nshaka kujya muri sosiyete. Cyane rwose nshaka kujya muri sosiyete. Kandi uwiyahura akoresha ibyo afite hafi aho. Ni binini ngo noneho rero iyo ugize uwiyahuriye yagize amahirwe, hakaba hariho uburangare bw'abantu bamwegereye, bashiduka filime yayizinze. Mu gihe habayeho uburangare bw'abacungagereza, bakavuga ati umuntu aratashye, kuko hari ababa basa nkaho bakurekuye n'ubundi ubu urimo kwikontorora. No mu rugo umuntu wiyahura arabacunga, nta n'ubwo wanavuga ngo ni uburangare, nawe aragucunga kuko abazi ko ibintu agiye gukora utarabimwemewe. Si byaragucunga. Akunda abantu biyahura niba ari umugabo yiyahura umugore yagiye nk'iwabo, abana bose bagiye kwiga, akaba ari bw'amanika agasigara mu rugo. Nta muntu ushobora kujya kwiyahura ngo ajye mu cyumba muri saro hari abantu, azi ko nibumva ikintu gikatse bari buze bakamurokora. Umuntu wiyahura nawe iyo agiye kwiyahura, Satani amusigira ako kenge ko kureba ko afite umutekano, ubugeri bwiyahuremo akagera ku ntego. Kandi nanone hari abavuga ngo ibinini ngo ntibyari guhita bikwica. Ntago nanone niba urugero unywa ikinini kimwe, unyoye bibiri
bishobora kutagira icyo bigutwara. Unyoye bitatu ushobora kuzengera, unyoye bine ushobora wenda kuza kureba utabonye ubutabazi nibwo wapfa. Ariko ariko niba ufite ibinini by'iminsi 30 akaba ari ibinini 30 wenda bakagufata umaje kumiramo vene urambwira ko aho uba wizinze imbaraga z'ibinini byo mu mutwe uramutse unyoye ibinini 20 filimi bayizinze. Filimi bigize gute iba yizinze, ibisazi biba byarenze urwego nyine filimi ikizinga. Reka twihanganishe Karasira. Oya nta nubwo Imana yamubaraho urubanza ngo yiyahuye kandi arwaye mu mutwe. Ntabwo rega bari icyemezo ufashe cy'amavamutima yawe. Niyo mpamvu navuze ngo haba harimo nk'umurozi wakuroze. Erega nge nta gusobanurira sibyo ukuntu umuntu wize kaminuza akabona akazi sibyo agatunga miliyoni 100 urumva nta kintu ari agira ihungabana ngo y'ibintu byamubayeho kugera ku rwego atakontorore, yumva ko kwiyahura ari byo bintu bibaho kuko byabayeho. Ariko noneho ari ibintu bikubayeho wenyine mu gihugu. Mu Rwanda dufite ibihumbi by'abarokotse jenoside benshi bamaririje. Ariko Karasira ko yavuze ngo APR ikinye na Satani ngo yafana shitani. Urunese urumva iryo jambo ryavuga umuntu muzima. Ayo magambo yaravuze ngo yanga APR ngo kubugira mutsi kinye na shitani. Yafana shitani mu ruhare rwa Satani agafana akaba umufana. Ibaze shitani cyari cyo. Iyo avuga ati wenda inakinye n'ikipe wenda yo mu gihugu ntazi nafana iyo kipe. Yafana shitani. Kandi nazagembwira shitani atitsinda igitego. APR si umuntu organization ya football. So ukabona ko rero Karasira yarwaye kera noneho wenda kubera ko yari yaranize n'ibyo byose byamubayeho abantu barabirangarana tibamuvuza banamuvuje banyura mu buvuzi budashobora kuvura icyo kintu ngo gikemuke. Buriya abantu benshi uzumve mu buhamya bakubwira ko bafashijwe cyane no gusenga. Ko gusenga biri mu bintu byabohoye. Muzi ko buriya na muri gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda no bintu bijyanye no guhumuriza abantu komora ibikomere, urwego rw'amadini rwari rufite umwanya munini cyane. Bari abantu Twane Rutayisire n'ibintu bakoragamo. Urwego rw'imiryango ishingiye ku myemerere za Kiliziya Gatolika, madini y'Abangirikani, y'Abaprotestani, Abasilamu bari bafite uruhare runini mu guhuza abanyarwanda no kubomora, kuko igipande bujya cyangirika ni igipande cyo muri roho. Ni igipande cyo muri roho. Reka tubwire muri umuntu wa Karasira usigaye Aimable ngo yihangane kandi asenge kuko niyo ntwaro yakuraho ibyo byose. Abanyarwanda bari badukurikiye turabashimiye. Karasira Aimable twabwiraga abantu uko byagenze ariko nabo barabizi. Mukande subscribe na like ubundi tubane mu biganiro biraza gukurikira.